imbere yanyu mbazaniye umuvugo witwa kurera imbano twubaka ejo heza y'igihugu cyacu. Bayobozi bacu, barezi bacu, namwe mwese banyeshuri, ntaje nanjye mvugana namwe turera imbano twubaka ejo heza y'igihugu cyacu. Ni mu ndege mbere intambwe nsanga abanyembaraga bafite imbano ibumbura ejo heza y'igihugu cyacu. Turaje turisanga kuko tuje kurera imbano zacu twubaka ejo heza y'igihugu cyacu. Bayobozi nimuze dufatanye twubake ejo hazaza, tubimpurira abo bafite impano yubaka ejo hazaza kugira impano dusazire mu gihugu cyacu. Abari mahanga batangara, hari impano, hari ubushobozi, ariko ngo bamwe kubishobora biragoye. Ibyo ubitse mu mutima wawe bishobore, kuko ubwo bushobozi atari wowe wabwihaye, kuko wabuhawe n'Uhoraho. Izo mpano mu gihugu cyacu ntiziganze, n'abazifite ntibaganduke, kuko zitazigera ziteranwa, ahubwo zizateza imbere, zigateza imbere n'abatuye u Rwanda. Izo mpano mvuga mu gihugu cyacu nyinshi, iya mbere ni iyi mvuga, imbyino gakondo ndetse n'imikino gakondo. Ibyo bizateza imbere igihugu cyacu. Zibarize Messi na Ronaldo bagejeje ibihugu byabo. Ibyo si twabigeraho tudafite imbaraga zanyu babyeyi, kuko namwe mukwiye gushinga buri munsi, kuko muduhora hafi mu kurera impano zacu buri munsi. Leta ndakurata, kuko iyo udatekereza ku mpano twahawe n'Imana twari kuzimya izo mpano twahawe. Arega rugabararema, kuko twamenyekanye henshi ku mateleviziyo sinakubwira, kubera ubwo bushobozi aho bikeneye baradushaka, kuri YouTube baradushima kubera iyo mpano twahawe. Uyifite afite impano. Hari uwambajije ati ese impano yo kuvuga ibaho? Ndamusubiza nti yego. Arongera ati ese ifite akahe kamaro? Ndamubwira tuzibarize Nsabi na Bijiya bije barabizi. Nagiye mu mahanga bambaza ibyiza by'igihugu cyacu, mbivuga mu mbano nahawe n'Imana, baravuga ati mwumve impano y'umwana. Nimureke mbabwire aho byagejeje igihugu cyacu, byatinyuye bamwe mu rubyiruko. Ubu abahungu n'abakobwa turavuga twisanga, kubera izo mpano twahawe. Impanuro zageze kuri benshi, ubu kubungabunga ibidukikije biraganje, mu midugudu iterambere riraganje. Uzaje uzere sinakubwira. Nafashe urugendo ngana mu mashuri twiga, ngana mu midugudu dutuye, mbabwira ingaruka zo kunywa ibiyobyabwenge. Ati nimugarure ubwenge bwanyu, kuko bwayobeye mu biyobyabwenge. Barabyumva barabishima, ubu mu Rwanda bigishima. Kubera gukunda iyo mpano, nkangurira benshi gukina imipira kugira ngo baturere dukomeye. Ubu bamwe turi amakipe akomeye. Izo mpanuro zacu ntituzihereza abandi bose, kuko mu mahanga bibatera guhaguruka baza kureba ibyo byiza twagezeho biciye mu mpano zacu. Ngaho rero barezi bacu, namwe bayobozi, namwe mwese banyeshuri, nimuze twamagana abo bashaka guca uwo muco u Rwanda rwagezeho, tubinyujije mu mpano zacu. Abo bari hanze badutesha agaciro, nitubabwire ibyiza twagezeho kugira baze twubake ejo heza y'igihugu cyacu. Twe twahawe impano, turaje dutumwe n'Imana, kuko izo mpano tugomba kuzikwiza mu gihugu cyose ndetse no mu mahanga yose. Mu ijuru bakavuza imbunda. Nyakubahwa Paul Kagame, urumve turagushima, kuko dushyigikira aho turi hose. Urumve turagushima, uragahore ku isonga. Ngaho rero barezi, namwe bayobozi, nimukomeze muturere impano zacu. Nguko umubyeyi arera umwana we, natwe tuzabagirira akamaro, tukagirira n'igihugu cyacu. Rurema remera benshi, urumuri rwawe rubamurikire mu byo bakora byose, rubakurikirane n'aho baje hose. Rugira turagushima. Nasesheje umusambi, nsiga basenga basinga imisambi, ngata amasaha araducitse, nsiga ibisingi by'amagambo, ngati nimusesengura aya magambo. Yari umusizi usiganuza abahanga, bagasigara basiganuza ibyo Gihanga yasize avuze yicaye mu bikari bya Gihanga. Birasubiza Epifani, murakoze.